Yes, hano nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rwose tukaba tugiye kurebera hamwe inama ku mubyeyi wifuza kwikama amashereka yo gusigira umwana we asubiye mu kazi. Rimwe na rimwe hari akazi biba ngombwa yuko utajyaja ubona umwanya wo kuba waza konsa umwana wawe, bityo bikaba ngombwa yuko mbere yuko ujya ku kazi usiga wikamye amashereka bari buze guhereza umwana wawe. Ariko hari uburyo bumwe bwo kubikoramo rwose ku buryo ku mwana wawe iyo umuhereza amashereka akamye bigenda neza rwose iyo ubikurikije muri ubwo buryo, ariko rimwe na rimwe hari igihe biteza n'ingaruka ku mwana wawe uhereza amashereka akamye. Rero waba umupapa cyangwa se umubyeyi ufite umugore uzi yuko akunze kuba ari ku kazi ahuze, akunze gukamira umwana we amashereka, urasabwa kumva iki kiganiro mpaka kirangiye kugira umenye uburyo bizajya bikorwamo, bityo ngicyo biteze ingaruka nziza ku mwana wawe ejo cyangwa ejo bundi bitazateza ingaruka mbi, ugasanga umwana wawe akuze ari mu bwigunge, ugasanga akuze atandukanye n'abandi bana bitewe n'uko mu gihe yahabwaga amata yakamiwe n'umubyeyi wiwe atari ayo yonse, byateje ingaruka ku buzima bwiwe, ugasanga biri kubyara ibibazo mu buzima bwa buri munsi. Nimba koko uri n'umukozi wo mu rugo ukunze kurera abana mu rugo rwose basigirwa amashereka, nawe wumva iki kiganiro, bityo ngicyo rwose nurera umwana wasigiwe na mabuja wawe ukamurera asigirwa amata mw'ubu buryo, mabuja wawe azajya agushimira rwose, yibaze uburyo ubigenza, bityo ngicyo bizatuma mubana neza kubera yuko uzaba umufatira umwana neza. Ni uburyo rwose bugera kuri bibiri ubundi bakoresha iyo bikama amashereka. Hari ubukoreshwa intoki, bwakanga bagakoresha n'akamashini, turaza kubirebera hamwe byose muri iki kiganiro naguteguriye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel rero reka ngusabe ukanda subscribe kugira ngo dukomeze turebere hamwe inama ku mubyeyi wifuza kwikama amashereka yo gusigira umwana we asubiye mu kazi. Tudatinze reka dutangirire hamwe mw'iki kiganiro ku by'uyu Mutesi. Ubundi ngo Mutesi izina ryahinduwe. Uyu Mutesi nawe rero ngo yajyaga ajya ku kazi asize umwana wiwe, ariko agasiga amukamiye amata amashereka gusa, hanyuma we byaje kugira ingaruka nziza bitewe n'uburyo yakurikije uburyo bukwiriye aba aribwo abikoramo. Ni umubyeyi w'imyaka 29 wari ufite uruhinja rw'amezi 4, yatangiye kurukamira amashereka ubwo yaburaga iminsi 3 ngo asubire mu kazi rwose. Urumva yuko yari yatangiye kwitegura hakiri kare. Umwana we yanze amashereka ku nshuro ya mbere yayamukamiraga rwose biranga neza cyane, kubera yuko yatangiye kubimumenyereza habura iminsi 3 ntibazongere kujya birirwana, ajye yirirwana n'umukozi cyangwa se na se ahererwa mu nkongoro ayo mashereka yabaga yakamiwe n'umubyeyi we Mutesi. Bituma mama we afata icyemezo cyo kujya atega moto buri masaha 3 akajya kumwonsa, kubera yuko bwa mbere yari yanze ayo mashereka, bityo ngicyo byatumye buri masaha 3 umubyeyi wiwe yarategaga moto akajya konsa umwana wiwe avuye ku kazi. Bityo ngicyo Mutesi yasanze ku munsi akoresha amatike y'amafaranga arenga ibihumbi 9, arangije rwose yaje gusanga ibi ngibi atari byo gukoresha ku munsi umwe amafaranga agera ku bihumbi 9 y'amatike, buri kanya ukajya konsa umwana wawe buri k'amasaha 3 ukajya ashize ukajya kumwonsa. Bityo yasanze rwose ari kubara agwa muri zero. Buri munsi ava ku kazi ajya mu rugo konsa umwana we no gusubiraho mu kazi, agasanga biri kumuhombya cyane, biri kumutwara amafaranga menshi uko ajya mu rugo konsa umwana ndetse no gusubira ku kazi. Ku munsi yakoreshaga ibihumbi 9. Urumva yuko ni amafaranga menshi cyane, nta kabuza ko bituma adakora akazi ke atuje. Yava ku kazi rwose akajya konsa umwana wiwe kandi agakora akazi kiwe atuje. Mu kiganiro gito yagiranye n'Igihe yavuze ko iyo umwana we yongeraga ku ibere yonkaga neza, ariko iyo bigeze ku nkongoro aba yasizemo amashereka ananirwa kuyanywa rwose, umwana we ayanywa bigoranye. Si uyu gusa kuko hari n'abandi babyeyi benshi bagiye baganira n'Igihe kandi bakavuga ko gukamira abana babo bibagora, bamwe bagahitamo kugura amata
yabugenewe bakayifashisha mu gihe basubiye mu kazi, gusa baje gusanga ariya mata rwose ahabwa umwana ngo yabugenewe atagira ingaruka nziza ku buzima bwiwe, icyiza rwose birutwa nuko wamukamira ayo mashereka. Si uyu gusa kuko hari n'abandi babyeyi ni benshi bagiye baganira n'igihe bakagaragaza imbogamizi bigiye bitera. Umukozi w'ibitaro by'intara bya Rwamagana ushinzwe imirire akanagira uburambe bw'imyaka 20 mu kwita ku bagore n'abana, Senkunda Vincent yabwiye igihe ko hari uburyo bubiri umukozi yafashamo umwana we agakomeza kumwonsa kandi neza cyane rwose nta kabuza, bityo umwana wawe akabaho ubuzima bwiza. Ati iyo umubyeyi afite akazi yarafashe ikiruhuko cy'amezi 3 nyuma y'akazi rwose gusubira mu kazi, tumubwira ko iyo ashaka gukomeza konsa umwana we amujyana ku kazi hari abafite ibyumba ababyeyi bongerezamo uburyo bwa kabiri, ntabwo umwana umujyana mu kazi ahubwo uramukamira kuko rwose nabyo nta kibazo. Iyo ushaka rero kuzakamira umwana wawe amashereka utangira kubyikora hakiri kare ku munsi wa 8 ukareba amashereka ubonye kandi ugahita unayaha umwana wawe. Bishatse kuvuga yuko uyu muganga ubizobereyemo yavuze yuko rwose iyo ufite gahunda z'uko mu minsi mikeya uzajya usiga umwana wawe utangira kubyimenyereza hakiri kare, bityo ngicyo ejo bitazatungurana. Senkunda yakomeje avuga ko ababyeyi bikama mbere y'iminsi mike ngo basubire mu kazi atari byo ngo kuko umwana aba yaramaze kumenyera konka, gusa yavuze yuko ugomba gutangira kubyimenyereza hakiri kare. Ati kwikama mbere y'iminsi mike ngo utangire akazi biba ari ikosa rikomeye cyane, uriya mwana yari amaze amezi 3 amenyereye konka none ugiye kumushyira kuri bebero, urumva biragora cyane ko wa mwana kuyimenyera. Ikindi imisemburo izatangira kuba mike binatume amashereka atangira kubura kandi wari uyafite, bityo ngicyo rero biba byiza yuko utangira kubyimenyereza hakiri kare. Iyo uzi yuko ufite akazi amezi 3 cyangwa 4 nashira uzerekeza ku kazi, biba byiza iyo utangiye kubyimenyereza hakiri kare rwose ukajya wikama amashereka ugatangira no kujya uyaherezaho wa mwana wawe hakiri kare. Senkunda yavuze ko umubyeyi wese ubundi aba akwiriye konsa umwana we inshuro 8 kugeza kuri 12 buri munsi. Yavuze ko kandi mu mezi 6 ya mbere umwana nta kindi aba akwiriye guhabwa uretse amashereka gusa ngo kuko akundahaye ku ntungamubiri zose umwana akenera mu buzima aba abayemo bwa buri munsi. Uyu mugabo yavuze ko kandi ko mu kwikama hakoreshwa uburyo bubiri cyangwa se bwakanga rwose nta kundi wabigenza. Ubwo buryo bubiri rero uyu muganga yavuze bukoreshwa n'ubu, reka turebere hamwe n'iki kiganiro tunagera ku musozi wacu. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha intoki zisa neza kandi ngo iyo ubu buryo bwanze ubundi buba busigaye ni ugukoresha akamashini kabugenewe rwose ko ntabwo byakanga. Iyo utangiye kwikama hakiri kare bituma amabere amenyera kwikama hakiri kare ku buryo iyo y'amezi 3 ashize usubiye mu kazi amabere aba yaramenyereye ndetse n'umwana yaramenyereye kunywa amashereka yo muri bebero yakamiwe. Watangira kwikama hakiri kare, abika amashereka ahantu hafundikiye kuko aba adakeneye gukonja cyangwa gushyuha. Amashereka akomeza kumera neza nibura mu gihe cy'amasaha 6 amashereka aba akimeze neza. Iyo wamenyereye
kwikama amashereka yo gusigira umwana wawe. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza rero, uracyari kuri Rwanda ni Future, ngira wamaze kubyumva uburyo uzajya ubikora wa mubyeyi we rwose, umukozi nawe akazajya ahera umwana wawe amashereka ku gihe, bityo ngicyo umwana wawe azabaho nta mpungenge, bitabaye ngombwa yuko uzajya ukoresha amafaranga menshi cyane. Wabyumvishe dutangira ikiganiro, Mutesi yajyaga akoresha ibihumbi bigera ku 9 ku munsi umwe gusa agiye konsa umwana wiwe.